ZOOM TV24 nk'ibisanzwe ni ZOOM TV24 mu gace kacu ka ZOOM aho tuba tuganira n'ibyamamare bitandukanye. Nk'ibisanzwe rero turi kumwe n'umutumirwa dufite uyu munsi ni umwe mu ba producer bahagaze neza muri iyi minsi hano mu Rwanda, producer Pacento. Niwe tugiye kuganira, atubwire byinshi ku kazi ke ko gutunganya umuziki, atubwire byinshi ku buzima bwe. Ngiye mugiye kubana ndiremera gahita umutumirwa ni Pacento, niwe tugiye kuba tuganira. Pacento, amakuru yanjye ni meza, ndashima Imana. Umeze gute mu kazi kawe ko gutunganya umuziki? Mu kazi kanjye ko gutunganya umuziki ibintu nyine n'uburyohe tu nakazi nk'akandi kose n'abandi bakora. Izundi Pacento bifata ute? Nzi neza yuko hano hanze hari abantu benshi bazi izina Pacento, bakunda n'ibikorwa ukora ariko batakuzi kubera icyo udakunda kwigaragaza. Yewe byakenshi mba ndi mu kazi, amasaha menshi mba ndi hano nyine mu Musanze. Hano niho hantu hari ubuzima bwanjye tu. Ntabwo ujya ukunda nyine kugaragara cyane? Kugaragara ndagaragara, ahubwo nyine ngaragara mu gihe nanjye mbonye akanya k'akaruhuko, ariko akenshi ntabwo mba ndi mu kazi. Ngo ndi mu kazi, urabizi abahanzi dufite ni benshi, umwe agenda undaza ahantu ugasanga amasaha menshi umuntu aba ari gukora. Wenda Pacento yavukiye he? Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni ayahe? Ni muntu ki mu buzima busanzwe? Jewe navukiye Burundi, ariko nkurira Butare Itumba, niho mu rugo, niho nakuriye, none se primaire nize ahantu bita kwikori. Secondaire nyiga Nyanza no kugisagara. Ndi umwana wa gatanu mu bana bo mu rugo. Amazina ababyeyi bampaye nitwa Akimana Patience Dedite, niyo mazina yanjye bwite ku ndangamuntu nyine ababyeyi bampaye. Wenda Pacento, wigeze utekereza yuko uzaba mu producer cyangwa hari izindi nzozi wakuranye? Ukuntu bimeze jewe ntago navuga ngo narabikuranye, ahubwo nyine icyakoze nakuze ncuranga mu rusengero nyiri umwana, numvaga nzaba umuririmbyi nkajya ndirimba. Hanyuma biza kurangira nyine ninjiye mu bintu byo gutunganya indirimbo. Ariko ubwo ngukuntu byagiye biza, harimo uburyo nagendaga ndeba abandi bahanzi ukuntu bakora indirimbo, ugasanga icyo gihe n'amafaranga ntiyabonekaga yo kuba wakwishyura, bagasikonze gucuranga wakwiga software, then bikarangira nyine wabimenye wabyinjiyemo. Nje ndakuzi nazaga hano kuri na road nyine ukiri umuhanzi, baking abagisa ubafasha nyine mu bijyanye n'amajwi n'umuziki. Ubundi muri kiriya gihe ntiwumvaga uzaba umuhanzi aho kuba umuproducer? Ubundi umuntu w'umuproducer bundi nawe nta nabatandukaniye n'abahanzi, nawe abahanga ibintu nyine. Yanaririmba bura kuririmba nawe waririmba, nawe urataririmba, ikigezi ni ukumenya ibyo ugomba kuririmba. Ariko hari n'indirimbo waririmbyemo? Ntabwo ari imwe, ahubwo ufite indirimbo nyinshi cyane, ahubwo igihe cyabyo ntabwo ndacyari gukorera abandi bahanzi. Reka wenda twinjire kuri Pacento, winjiye mu kazi ke ko gutunganya umuziki. Pacento w'umuproducer, ubundi hari ryari ukora indirimbo yawe ya mbere? Indirimbo yanjye ya mbere nayikoze 2009, nibwo nakoze indirimbo ya mbere, kubera ko izo ndirimbo nizo nagiye nikoreraho gake gake. Nizo nagiye nigiraho icyo gihe nyine, nizo nagiye nigira ku ndirimbo zanjye mbere yo gukorera abandi bantu. Indirimbo wakoze bwa mbere ni yawe? Nafite indirimbo yitwa Nkwiyumvamo. Ako Pacento ubundi waturirimba ugaya? Buriya abantu bakunda ijwi ryawe. Muri no minsi nabaye mbihagaritse. Umuhanzi wakoreye indirimbo zazibahereza zose. Umuhanzi wakoreye indirimbo bwa mbere uramwibuka? Umuhanzi nakoreye indirimbo bwa mbere ni jewe. Nyine nyuma yawe? Mu nyuma yanjye nakoreye ba Nasoni, nkorera abahanzi benshi batandukanye. Nawe iyo ngiye kwibuka abahanzi nakoreye nta nubwo njya mbabara. Urumva kuva 2009 kugeza imyaka 10. Imyaka 10 ntabwo wapfa kumenya ngo wa mbere, ni benshi cyane. No kuvuga nk'indirimbo top 5 yawe mu ndirimbo umaze gukora ni nk'iyi? Indirimbo z'ibihe byose kuri wowe? Indirimbo z'ibihe byose harimo Nisame, harimo Tiraidai, harimo Nyamijosi, harimo Nyabarongo, harimo kwanza indirimbo sinaziba. Nyabarongo niwe wayikoze? Nk'izati bibi nazivuga zose.
ni indirimbo nyinshi mu ndirimbo za bingo za gakoni k'abakobwa uburirimbo bwinshi cyane. mu ndirimbo wakoze wowe ubwawe ni ihukunda mu ndirimbo wakoze izo ndirimbo zose nakoze ndazikunda kuko iyo mfashe umwanya nizo nicara nkumva nkazumva zose. Pacento ubundi abaproducer baba bafite imikorere yabo itandukanye, afite n'ikintu yizeraho. Pacento muri production ye n'iki yizeraho? Je muri production yanjye ikintu ubundi kuntu bimeze, production ni creativity, no kugerageza nyine gushaka ikindi kintu bitewe wenda n'ibyo wumvise nawe ukagenda uvumburamo utwawe duke. Ariko ikintu jewe ncuranga instrument yanjye genda umupianiste. Ndi umupianiste kuva kera. Kuva ngo mu ndirimbo yawe ikintu cyitwa piano nicyo cyambere dukoresha, ni instrument yanjye kuva naranamenya ko nzaba producer, aricyo kintu acuranga. Icyo kintu wacurangaga. No kuvuga wenda umaze gukora indirimbo nyinshi, umaze gukorana n'abahanzi benshi, ariko ni uwuhe muhanzi wakunze kukugora cyane muri studio? Umuhanzi wangoye se ngiye kuntu bimeze ni akazi wanyishyuye, nakunze amafaranga, ndagukorera ibintu bihwanye n'uko uririmba ngufashe bitewe n'ubushobozi bwaho bugarukira. Rero kungora keretse utanyishyuye, iyo ngo wenda kwishyuza menshi wanyorohereza akwishyuza make, niko business imeze. Kuri Pacento ni uwuhe muhanzi gukorana nawe biba ari umunyenga bitewe n'uburyo yoroshya akazi? Umuhanzi wese uzi ibyo akora, umuntu uza n'abahanzi benshi ntabwo nabwingira. Hari abahanzi benshi, umuhanzi ahubwo wese ujya wumva wese, ukamwumva kuri radio, ukamwumva kuri televiziyo, cyangwa ukamureba kuri televiziyo, jya umenya ngo niwe muhanzi. Niwe muhanzi nyine wese, umuhanzi wese ni tayari tu. Hari abaproducer batandukanye baba bafite nk'amasaha baprefera gukoreramo akazi, wenda ni nijoro cyangwa se ni ku manywa, ni mu gitondo, ni ryari. Wowe ni ryari uba wumva uri muri mood yo kuvuga ngo indirimbo ngiye gukora muri aya masaha ndayikora neza? Amasaha jewe yanjye yose y'akazi aba ari akazi nyine, iyo naruhutse neza agiye nkabyuka nkakora. Twe akenshi nta nubwo dukorera kuvuga ngo ni amasaha ngo ndayapanga ngo amanywa ni akazi ngo nijoro, ahubwo ugomba kugira amasaha umenya yo kuruhuka, ibindi ugakora akazi. Wenda Pacento afite umukunzi? Ibyo ngibyo rero urumva se byabura umuntu ungana nkanjye. Dutegereze ko azarushinga ryari. Igihe nikigera uzabimenya, sibyo? Uzabimenya. Ahubwo se nk'uwakubaza wowe ufite umukunzi? Nta mfite. Kubera icyo utamufite? Naramubuze. Ibaze n'ukuri. Umuburiye iki? Njye waje kugukoresha interview, reka nkubaze. No kuvuga ni ikihe gikumwe wateye ku buto bwawe? Ahubwo ikintu nakubwira sibyo, ubundi muri mood y'akazi sibyo, hari ibibazo utagomba kumbaza. Ahubwo ikintu nakubwira jewe wowe mbaze iby'akazi tugomba gukora. Nk'ubu mfite gahunda yo gufasha abana, urumva abahanzi bashyashya, nkabafasha kubateza imbere, ubuziko ikagenda neza, ibintu bikaryoha tu. Ariko numwepe nandi kukubaza ngo ni ikihe gikumwe wateye mu buto bwawe ku buryo uvuga ngo Pacento ugitekerezo ukavuga ati kera rwose nagira udukoryo twinshi? Agakoryo kanjye sinumvise ikibazo. Ni ukuvuga hari nk'ikintu uba warakoze mu bwana bwawe ku buryo n'uyu munsi iyo ugitekereje uvuga ati kwe nari umunyamabara. Ikintu nakoze mu bwana ngewe nakoze ubundi nk'uri utuntu twinshi cyane dutangaje. Muri byo ikintu nigeze gukora gitangaje mu bwana bwanjye, mu rugo hari igiti cy'avoka cyahatari kiza kwera, nkajya nkireba ukuntu tuzitanga ntizishyire ntizigire iki, ndavuga ati none izo avoka ngiye kuzigurisha. Ndazimanura ndazitara, icyo gihe nari umwana muto, ndagenda ndazigurisha, ndaza nafata amafaranga, ndavuga ati mama dore amafaranga nabonye tubayakuye hehe, byandi by'ababyeyi bagira ngo wibye, harakenda kugukubita ukamusobanura uko wabigenje, akabura icyo akora hagati wa mwana rero ni umukubaganya. Ni ibintu ngibyo nibyo bintu nakoze mu bwana. Icyo gihe urumva ntabwo bamereye neza. Ku ishuri muri primaire wari umuntu umeze ute? Ku ishuri muri primaire ntabwo, muri primaire abizi nyine bameze nk'abandi bana dukina. Wakundaga gukina umupira, wakundaga gutereta, wakundaga kurwana?
ngewe ikintu nakuze nkunda ubundi njye namenye gucuranga piano niga mu wa gatatu. Ubwo urumva ngewe nigaga nshaka kwiga nava mu ishuri gahunda fere ya mbere ni hehe kuri piano niyo yari gahunda yanjye. Yari make birumvikana. Oya ntabwo yashobora kuba make kuko ishuri nararikundaga kandi nkiga wa mwanya wo gukina najyaga muri ibyo byo gucuranga no kuririmba. Okay, wari utangiye kutubwira kuri gahunda ufite mu kazi kawe no mu muziki n'ibiteganiriza abahanzi tugana ku musozo noneho wajya wabitubwira. Gahunda mfite muri no minsi ubu ngubu no gufasha abahanzi bato bakizamuka. Mfite gahunda yo korohereza abahanzi byatari kubera ko hari uburyo abahanzi bavana batandukanye ari ugasanga byabagoye nk'umwana ugasanga hari gahunda ndi kubashiriraho mu minsi mike ndaza kwikumenyesha ariko igomba gufasha abahanzi bato bakizamuka kandi badafite ubushobozi nk'ubwo nyine nkuko ubudehe bubaho ukavuga ati uyu muntu mu cyiciro bitewe n'icyiciro arimo. Niyo gahunda. Murakoze cyane. Ubu ugiye gufata abahanzi bashyire mu byiciro by'ubudehe. Bitewe n'uburyo uzagendera kugize. Nzagendera bitewe n'ukuntu umuntu yanganirije. Kuko hari ukuntu umuntu usanga akubwiye nk'urugendo yakoze wareba ukabona nayikora umunsi wose birasaba aryame agira ati ukavuga ati reka mugirire mu ngubu nawe mushiriremo. Wakoze kutuganiriza Pacento. Namwe murakoze cyane. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.